meze neza ko wabaye inzobe cyane wapfisha ntabwo ari ukuri inzobe wasanga ari uturema nyine byanyabyo se shansiga numva nkurota buri munsi hajya mu gihe ngiye kujya hanze se byanyabyo ugiye kujya hanze byanyabyo ngiye kujya hanze uzamara igihe kingana iki se nzamarayo imyaka urote byanyabyo ugiye kujya ngiye kujya hanze nose ubu nsigende nyine nzagaruka nyine neza ese ndi mwiza gusa nyine uzamubariye mu gihe cyo kugenda kwawe urumva basi ntuzange cyangwa uzankatira wapi ntabwo nzakwangereza ukuntu ngukunda ngukunda cyane ntabwo nabikora urabizi ko ari kuri gihe gitoya njye nawe twibanire Shafi ubu nyine uragiye ubu si ubusheri wawe cyakoze nzagukumbura mana yanjye maze nanjye nzagukumbura nzakumbura ukuntu twajyaga kubyina mana si nzongera kukubona kumva wa musondo wanjye nawe ndawukumbuye nababatete umva bireka ubu uzongera kuba we ningaruka nyuma y'imyaka ibiri nyine tukajya gusunda none cyakoze uzabanga ukumva uzasanga naraguteguriye urabivuga urabizi sanga nzagushakire pase umva ahubwo numara kugafata hariya umva ugomba kuzampa igipasi cy'umuntu ku buryo uzaza noneho nkagusanga tukahatwikira tuzashaka pase y'ibizungu bwa busheri bwacu bukiriritse ubundi uriya uzajya umuvugisha ariko nyine ntuzamwibagirwe ushobora kumwibagirwa nanjye ndamufiye ngo uzagaruka uzagaruka nyuma y'umwaka imyaka ibiri yose cyaze numara y'umwaka uzambwire ngo usange ariko waramboneye igipasi gitwika by'ibigabo by'ibigiye by'ibisaza by'ibizungu cyakoze abazungu barabarekura bararekura kuba uhuye nabo uzi ubwenge bumva barakwemeza bakakora wenda ko abakuntu baba kumeze biriya bihe nzabikumbura cyakoze uzambwe umwaka umwe cyane uzanenga bariho ujya ubavugisha wagarutse wana dore tuba dukeneye kurya isi ubukobwa bwacu tukawubyaza reka turacyari bato tugomba kurya ubuto bwacu abo bashaka kubakisha ingo reka bajye bagabanya bajye batubabarira twakubaka urugo tugasunda ryari we byari ibintu byinshi cyane imyaka yacu nicyo gihe tugitemo nicyo gusura mwana fane reka ngende nyine nzagaruka nyine amasaha ni kubona shana ibigenda yewe wowe nyine tuzajya tuvugana ujye umpamagara ntarebe bizagaragara neza bite sheri meze neza sheri nanjye meze neza si wenda simeze neza meze neza nawe nyine ndawukumbuye ndamubi I I miss you
aho ngaho se urumva bimeze neza nta kibazo ufite? Byameze neza, inyuma yabo ni nziza, zose zabo ni nziza. Urabaye inzobe? Bya nyabyo? Urabaye inzobe cyane maze. Ariko wakunyereka we. Yesu we, nabaye inzobe maze ntabwo uzamenya. Yego. Sha, nyine nanjye. Umutima wanjye ntabwo uri gutuza kubera kugutekereza buri munsi. Maze nanjye ndagutekereza. Reka nkubwire. Uzaza ryari nzagutekera inkoko? Uzaza ibyumweru bibiri. Are you sure? Yes. Okay, welcome sheri, nagutegereje cyane. Maze sha, bari surprise mufite. Bya nyabyo se? Ndabizi gutambisha wawe. Noneho sha urabona nyine iyo umuntu ari mu Rwanda agakoresha amayinite urumva ahita ashira vuba njye nta mayinite mfite ubwo nyine sheri nyine ndagutegereje cyane. Nzagutekera ifi n'inkoko sibyo? Sheri bye. Mwah. Amakuru waranagezeye none se we mu Rwanda gute we? Umva ni sawa pe biragera uburungu mana yanjye ahubwo sinzere ko uzanye ibipase byinshi pe. Reka nze guha inkuru rero ka gasore kanjye naragakate. Kuki? Byose rezo uramukatiye ariko ufite n'impamvu yo kumukatira. Usuriya nta kintu ariho nikabwe bwira aho ngaho igenda nayishakisha bwo ko ufite amafaranga hanze nyine mpura n'umusore mva mwiza nyine w'umuzungu nyine mpita nkakatira. Gusa nubwo uriya muhungu wamukatiye nawe ntamukunda nubwo nyine yagusakiye naramukundaga kabisa. Nahuye n'umusore w'umukire sha ufite ku ikofi ntago maneze ariko abakobwa turagwira byanya byose baramukatiye nta siko nawe utabaho aramuretse mwana bikuze umusore ndiho ni icyuma pe nawe umubonye wahita ugwamo. None se umushuza aza ryari? None nahise mbona umugabo wo kumbwira we igiko cyacyo uzajya utaryari ubudura sha ntaho bigeze se mwana ndumva ibintu byararyoshye mwana iyo mfite ahubwo nyibonye ryari? Sa sheri mu cyumweru gitaha nyine nzayikoherereza ubizi se ko murarimbere. Okay, nyine ngo ndategereje kubona kuva invitation ngo niyi nkabona nyine uzabona nanjye mutakayeho dutaha icyo gikwe nyine si byo se? Sha bikagoreke nyine nawe ubutaha. Bye sheri ubwo nyine nawe ubutaha hano ubwo nanjye nkizamubwira ese mbega ariko abakobwa turagwira nanjye ariko uriya muhungu nzi mwifatira n'ubundi ni namwiza amukatiye si amakuru fana rero afitira narumiwe gusa reka nanjye mwifatira abakobwa turagwira gusa. cyangwa sha icyo wansiziranye n'ubundi warabyize.
ndamubonye sha ubu no kumureba nubwo mbona agahinda kamwishe. abakobwa muri bamwe sereka muganga kandi unsubize uramutse ukundanye n'umusore urumva mwamara gukundana akagusezera akajya hanze, yamara kujya hanze nyuma yaho ukabona bitanze yuko yazanye umugore, wabyifatamo byaba ari akababaro twega kabiri. iyo na inshuti yawe imyaka twakundanye ntabwo yize yonyine se uzi neza ko yagiye kubigaba. Sha nyine manzi ndabyumva nishyize mu mwanya wawe birababaje, gusa nyine wihangane niko ubuzima bumeze n'inzira nyine. abakobwa muri abagome ntabwo twese turi abagome, urebye ubona harimo n'abeza. ntiyona musezeranye ibintu nyine niba yarapfiragiwe nawe ugomba kumwibagirwa ugatangira ubuzima bushyashya, ugashaka undi mubutangira. ntabwo byakunda. naramukundaga cyane kurenza uko ngiye njyanye n'ikunda. nyine waramukundaga yarakurijije ariko ubona muri iyi saha urimo gutegereza impapuro ze. niyona ntanga ibyanjye byose, niyona njya mu byaro ngurisha akarima kanjye akunda mberetse neza, muruhira amashuri yiga arangije yewe nkomeze ndi hasi yiwe, narangiza najya hanze ahita abona umugabo ahita nsiga. none se manzi wabigenza abakobwa mu ntabwo twese turi babiguriza. ahubwo inama nayo ugiriye ni ugomba gushaka umuntu ubagira amaguru. nyine nkande mbwira ninde wamuzanye ninde kwa nanjye mpaye amahirwe ariko naramuha. what yewe nkongera ngakundana n'undi mukobwa njyewe Fiona yarankatiye nakunze imyaka ingahe yose nkongera nkazana undi nkongera ngashyira umukobwa mu mutima wanjye. none se uraguze ko umuntu akora bizinesi imyaka 20 mu munsi wiga ikwiye kuba hasi neza akakubona. nyine ibihe birahinduka nawe ugomba kumva ko ibihe byaguhindukiyeho ugakomeza ubuzima. okay wanyemera ubuzima bwanjye basi ukabuhindura nkaba umugabo. nakugira umugabo wifuza kuba. uri serious ukamunyibagiza mu kanya gato cyane utumwibagira. wanyemerera nawe tukaba ibyo njye nahoze nifuza. basi ndavuga ntabwo nzaguhemuza. nanjye ntabwo naguhize umwana amahirwe ndayaguhaye ndumva arimo umugisha ngiriwe. erega ndi imanzi. uri imfura rwose kandi mbibona. basi urakoze kubera ko utumye nongera kwishima, nanjye nzagushimisha sibyo, nzajya kukwereka ababyeyi. yahise wowe ntabwo biri dutware ukwezi. I love you. uzi ibyishimo umpaye yenda nkwereka abantu bisangiza.
sawa ariko nk'ubu nk'ibyo urampamagara umbaza iki wakoze amahitamo yanjye nanjye nkora yanjye ufite umugabo mfite umugore urampamagara umbaza iki basi twabarira iminota kubwira ikintu cyagiye guhabwa ariko mani mwumvishe gute mwumvishe turi basi wakubaza Fiona karamba ntabwo uzi neza ko nagurishije ibyanjye byose ubu sinsigaye nambara umwenda umwe gusa mu buzima ntabwo warongowe uza ujya ku mugabo warongowe amafaranga cyari gifite washakaga amafaranga wabonaga amazi nta mafaranga ngira gusa nyine ngiye ntabwo ngikunda umuntu ukunda n'ubwenge wowe nta wundi muntu ushaka mu buzima bwanjye ndetse ashaka wowe umva nashatse umugore shaka nawe ushaka umugabo so tukatinge ibyanjye nawe byo guciringana nawe ntabwo ngibikeneye basenyuka ndetse umugabo wanjye ndamureka njyewe mfata umugore wampojeje mu gihe wari wandishije Diyo ubu uri mu Rwanda se ntabwo nshobora kubana nawe mfite umugore ndanamukunda umva akarusho twaranabyaranye umva wikomeza kumara amayinite yawe sawa bye chérie hanyuma basi umwana yaryamye umwana yaryamye umva se yamakuru aho umuntu ugiye kubiterera Chérie, umwana yasinziriye ahantu narinjiye ari gufasha uri gushaka ejo uzajye muri shop kumva kubera nawe tumaze kumusaziraho n'uwo rwose ukunda n'imisatsi ntabwo ndi gushaka imisatsi yawe ashaka ko n'indi nta kibazo noneho uwo muntu usa n'agiye guhura asa mu kanya gato noneho ndashaka ko umwana mwoza neza urumva ejo dore ni icyumweru tukajya no gusenga tumaze igihe kinini tujya no gusenga ariko ako ni byiza iyo tugiye kwa muterankunga tugiye gukoresha sheri jya kwita ku mwana sibyo sasheri ngo kusobanukirwa ndagukunda bayi yego
wamamagariye iki nshaka kumenya icyo wamamagariye Fiona ngenda guhamagaye kuri telefone kandi nabyo nakubwira bazumvise ngenda bashaka kuba abagore n'abagabo navuye muri Canada hanyuma se ngiye umwana wanjye mfite mushyire ibyo birakureba umwana wawe n'umugore wawe njye ntabwo nyizera sinshaka kuba umugabo wawe umugabo ibyo ni ibyawe njyewe naje hano ndaba umugore wawe byanga bikunda nasi byo kugira ngo urambe inzu iyo mfite amafaranga yanjye nzitunga n'umwana wawe nzamurera yewe n'umugore wawe ntanamwishyura ariko ngiye gusambera umugabo byanga bikunda kandi bikunda ni ibitekerezo cyane Fiona ko wagiye urakunda sibyo birabizi ndabizi ujya kuzana kujya ku mugabo warabimenyesheje wapi none urambaza iki nyine naje twakundanye se wansazanyije iki ko nzakubera umugore ukambera umugabo gute nyakanyaka kandi rwose n'undi mugore tuzabera kureba wazana umugore yewe naje hano urambera umugore nagisuka ntabwo kandi bayi na hano yanjye umugore uze nasubira kuvuga mana yanjye unakora iki ndasubira muri Canada use nkora iki sinzi pe uriya mugabo wanjye nuko ari umusaza ariko namwanze ndabigenda